Ha? Yaje. This moment evening. Yaje twitara nayo. Ubona inde ushaka kuyiharira ariko turashize none. Yewega. Umwana numeze neza ariko. It was at this moment evening. Widohoka mu maso. Reka nsanze wishimye sinzi impamvu uri kundakana. Nje ntabwo nkenewe se. Barangorote. Uragurishije. Uragurishije. Urishije. Sinsanze yuko kuvuga nyine n'abagomba kugura se. Bande se hari abari kubona. Baraje. Sinsanze se umaze kumuhamagara nyine. Anje naguze ko nyine urwenya. Ugize nguki? Akada. Hari igihugu cy'urwenya. Nakinaga amatiyateri mu bigo by'amashuri. Gashwingi. Leta turi gutera ubuse n'inshuti zanjye. Muze ntunjijishe rero. Ntabwo kundi mu diaspora ntabwo bivuze ko n'igicuba mu mutwe. Kugira wambuka igihugu uve mu kindi ujye mu kindi ntabwo biba byoroshye. Bisaba amanyanga. Amanyanga. Uri umunyamanyanga, uri umutekamito. Reka da sivyo. Ahubwo wowe ukuntu ugiye kugurisha rero asa ngurisha iki? It was at Urisha this iki? moment evening. Ariko mama Sadi. Mama ari Inde. mama arihe? Wavuze ikinyarwanda. Ndetse Ko se ntabwo uri kunyumva. Ntabwo ngiye ngo mama wanjye arihe. Umugore wawe. Umugore wawe arihe? Ese ngenda muragira. Bamukubise ngifuni. Nabyo nabyumvisha uri kubivuga ariko. Sinakumvisha. Ako ibyo tubireke mu ruhago. Kuki? Kuki utaduteguje? Akira kutuzi soma washaka. Kwimpa amazi. Nanjye ndashaka nko kukabyeyi cyangwa se mu kandi kantu kavuye mwinzu mugiye kugurisha. Nabyumvisha ugiye kugurisha. Abana bose waba amazu bica. Umugore wawe nawe umukubise ifuri sinzi ko ari munabeho. What? Ibi bintu ushaka kurya wenyine ni ibiki? Tujye tuvuga intuza mu mazina yazo, sibyo? Kandi tujye tujya tuvugisha ukuri. Kuvuga urenzaho ugomba guca ikibungo kandi ugiye so iyo mitungo uvuga ngo nayigurisha bikureba iki si yanjye naruhiye. Hari umunani wampaye se byibuze. Ntabwo wize se. Kuba narize se ugeze ndihirira. Okay, buriya rero imitungo yanjye shawa mwana we. Narushye nyikorera. Data nta kintu yigizama. Iwacu twari abakene. None bivuze ngo nimba so nta kintu yaguhaye. Ni ngombwa ngo natwe dutesha agaciro nta kintu duha utwandika ku gasi. Reka nkubwire. Bizakumarira iki se? Oya umva icyo bizamara. Umwana wese aba agomba kwishabikira. Sibyo? Mwarakuze muri abagabo. Buri wese agomba kwishakira icyo kuko nanjye data nta kintu yigezamo. Ibyo byose nagezeho nabigezeho kuko nakoze cyane. Ntimuzumvire ko muzarya iby'ubuntu. Ibyo naruhiye ngomba kubikoza icyo nshaka. Naga ari iby'ubuntu. Je nyirigoga mu cyondo nkata ibyondo mbumba amatafari yubatse. Are you sure, Emmanuel? Ntabwo twubatse. Nibyo mvuga. Umwanzuro wafashwe dosiye ngizi tugiye gusinyaho inzu igurishwa. Niba utarunabize rero ntasinye iyi nzu ntabwo wayigurisha. Mva rero wagweja we. Wagweja we wa mwana we mfite abana 14. Urabamaze ubamaze bakubita amafuni hasigaye bangahe se? Mva rero wagweja we. Nta burenganzira ufite bwo kumbuza kugurisha imitungo yanjye naruhiye. Ariko urasetsa muze waruhiye. Uribuka neza yuko kinzu wavunitse ku kuboko igeze muri fondasiyo ntago ari twayubatse tukayizamura tukayigeza hejuru. None ngo warayiruhiye wenyine se? Numva ntabwo gezaho. Ubundi umuti w'ikibazo nuko uri kubivuga batarahagera. Reka nze nkwereke ubundi. rero tugiye guhamagara biki wanze tukabyuzuza nge nawe tujya imitsi twe twayubakiye wari waravunitse inzira muri fondasiyo. abana basigaye ikigero. Allo we Beriso uri he?
oya ntabwo nyine muri Amerika namanutse natashye papa ari gushaka uturya imitsi ubu ndi mu rugo turicaranye hano hafi ni buri umva gira bwangu yabangira ingata uze ugize nguki ubu agiye kugurisha tebuka sawa ariko ibintu urimo ni ibiki ninde wapfuye urahuruza watse tukabihuza ibintu ndimo uraje yibona nahagera kabintu mwicaye muza ari umugome watse njye nawe tukabinegosiya neza inzu tukayirya tukayimara njye nawe tukabigabana njye negosiya nawe kubera iki se dusesa ingizi hanyuma njyewe nkubise ifuni nk'iwakubise mama hawuze ngo sha bikaze tubinoze bibiri mu mucyo niba ari ukugurisha ni pasu ntakuvuga ngo nguri papa ngo wagize uti ni 500 ku yandi bikaze yumwe mvandi tumva hejuru zahinde ruteye hano tugane ku kibazo cy'umusaza gurukuza uhoba iwe nakakazuba kiwacu suru kugabona tele yanasha ntabyiza wowe baraturya inzu wawe ndakazuba wowe ubundi wowe uri he nta makuru ufite wahiri yes nta makuru ugifite ariko uretse ibikabyukuye mu mahanga yinzuriwe nani si iki gisana yiwe na dosiye kirazijyanye na telefone yanjye byose kiratwaye pe umva nta kundi ntabwo kirarenga hano hano hinyara hano Run. ako muze ubundi tunga ubwenge cyangwa nta ariko kasemera neza nta soni wowe ubu rero wumva gucitse arikunoneka aho usugiye kujya ukeka ko batari bukwica wowe wakubise ifuni si we uri gukeka ko atari kubabara sahizi tuvugana ubugiye he intsinda turashize none ako mwandetse imitungo kare yanjye mwandetse rakada ntabwo ibyo bikora iwe nakakazuba kiwacu suru kugabona tele yanasha ntabyiza wowe baraturya inzu wawe ndakazuba wowe ubundi wowe uri he nta makuru ufite wahiri yes kaho nimvi nta makuru ugifite action ariko uretse ibikabyukuye mu mahanga yinzuriwe nani wenyine se urumva ntabwo gezaho ubundi umuti w'ikibazo nuko uri kubivuga batarahagera reka nze nkwereke ubundi ndetse ugiye guhamagara biki wanze tukabyuzuza njye nawe shaka kuturya imitsi twe twayubakiye wari waravunitse inzu iri muri fondasiyo abana basigaye ikijya alo we beriso uri he oya ntabwo nyine muri Amerika namanutse natashye papa ari gushaka uturya imitsi ubu ndi mu rugo turicaranye